Turabasuhuje bene data mu gitondo cyiza. Uyu ni wa mwanya wacu twongera gukurikiranamo ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato mu ishuri, ibyigisho by'abakuze mu ishuri ryo ku isabato. Reka rero muri iki gitondo cyo kuwa gatanu ku itariki 2 Nyakanga tugiye gukurikiranaho icyigisho Yesu yishyuye ikiguzi, icyigisho cya gatanu Yesu yishyuye ikiguzi. Reka tubanze dupfukame dusenge. Urakoze data mwiza, tugushimiye imbabazi zawe n'urukundo bituramukanye muri iki gitondo, uherwe icyubahiro urakarama. Tugiye kwiga ijambo ryawe, uduhe umwuka wera kugira ngo adusobanurire, tubashe gusobanukirwa n'urukundo rwimbitse rw'umukiza wacu rwatumye atwitangira kugira ngo dukire, mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Ejo twabonye ingingo yatubwiraga ngo umwishingizi wacu n'incungu yacu. Twabonye yuko Kristo ari we wishyuye ikiguzi cy'icyaha twari twakoze. Igihano cyacu cyari ugupfa. Yesu yemera gupfa mu cyimbo cyacu. Noneho abamubonye, abamukozeho, ababonye ibimenyetso n'ibitangaza byose yakoze barabiduhamirije. Nimureke twizere iki gitambo umwana w'Imana yadutangiye, natwe ubwacu tukigireho uruhare. Reka rero dusabe mwene data Amoni nk'uko asanzwe abidukorera, adufashe muri iyi ngingo y'uyu munsi. Murakoze cyane. Tugiye kubana muri iki cyigisho, turamenyeranye, nitwa Mutagoma Amoni. Icyigisho tugiye gukomezanya kuri uyu wa gatanu ku itariki 2 Nyakanga kiratubwira ngo Yesu yishyuye ikiguzi. Yesu yishyuye ikiguzi. Ese wowe uri mu mwenda wo kuguhitana ukabona umuntu ukwishyurira? Wamukunda urukundo rungana iki muvandimwe? Uri mu mwenda, nanjye ndi mu mwenda. Hano baratubajije ngo ni iki cyatumye kuri A, ni iki cyatumye Kristo ashobora gutanga ikiguzi cyo gucungurwa kwacu? Hano mu rwa mbere rwa Petero igice cya mbere murongo wa 18 n'uwa 19 ndetse no mu Baheburayo 5:8 kugeza n'uwa 9, reka mwene data hadufashe twumve iki cyatumye Kristo ashobora gutanga ikiguzi. Urwandiko rwa mbere rwa Petero ni igice cyaho cya mbere umurongo wa 18 n'uwa 19 haragira hati: kuko muzi yuko ibyo mwacunguzwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe na ba sokuruza wanyu atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacunguzwa amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo. Noneho mu Baheburayo igice cya 5, Abaheburayo igice cyaho cya 5 n'umurongo wa 8 naho katuhare kumva uko hatubwiye. N'umurongo wa 8 ndetse n'uwa 9 nawo turawusoma. Nyamara nubwo ari umwana w'Imana, yigishijwe kumvira kubw'imibabaro yihanganiye, kandi amaze gutungama rwose abera abamwumvira bose umuhesha w'agakiza kadashira. Urumva neza yuko hano icyatumye Kristo ashobora gutanga ikiguzi cy'icungu cyangwa se cyo gucungurwa kwacu ni ukugira ngo tubone agakiza k'iteka ryose. Hano amagambo akurikiyeho aratubwira ngo igitambo kitagira akagero Data wa twese wo mu ijuru yatangiye mu mwana we kugira ngo adupfire, gikwiriye kutwumvisha urugero ruhanitse dukwiriye kugeraho binyuze muri Kristo. Ubwo intumwa Yohana yari ihumekewe n'umwuka w'Imana, yitegereje uburebure bw'igihagararo n'uburebure bw'ikijyepfo n'ubugari bw'urukundo rwa Data wa twese yakunze inyoko muntu yari iyo kurimbuka. Ibyo byamuteye kuramya Imana no kuyiha icyubahiro. Nuko abura amagambo akoresha mu gusobanura ingano y'urwo rukundo rukomeye, biramutangaza arumirwa.
niko guhamagarira abantu mu isi, aba- abari mu isi kubwitegereza. Yaduhamagariye kubwitegereza ngo mbega uburyo kwitwa abana b'Imana byatumye abantu bagira agaciro. Ahangaha tubona neza yuko ibiciro nibyo bituma abantu baba imbata z'iki? Imbata za Satani. Hano ibicumuro, mumbabarire, hano ibicumuro nibyo bituma abantu baba imbata zande? Za Satani. Niyo mpamvu hano tubonye neza yuko urukundo Data wa twese yakunze umuntu, yamutangiye inyishyu y'igitambo gikomeye cy'umwana wayo. Noneho hano kuri B baratubaza ngo ni ayahe magambo intumwa Yohana yakoresheje kugira ngo agaragaze ukuntu urukundo rw'Imana rwagutse? Hano mu rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa mbere n'uwa kabiri harabitubwira neza urubwaguke bw'uru rukundo. Dusome urwa mbere rwa Yohana ibice 3 umurongo wa mbere n'uwa kabiri haragira hati, ibice 3 umurongo wa mbere n'uwa kabiri, nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze bwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nicyo gituma ab'isi batatumenya kuko batayimenye. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekana. Icyakora icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Yego rwose, urakoze cyane. Urumva ko rwose Yohana yabibonye neza. Iri somo tugezeho hano riraboneka mu cyo kuzirikana twabonye. Iyi ngingo yo kuwa 5 irimo rwose y'icyigisho cyose. Hano turi kubonamo amagambo ari hasi kuri B havuga ngo urukundo nk'urwo ntacyo twarugereranyaho, nirwo rwatumye twitwa abana b'Imana cyangwa se abana b'umwami wo mu ijuru. Mbega isezerano ry'agahebuzo, mbega inkuru nziza y'inkoramutima dukwiriye kuzirikana kuruta byose. Mbega urukundo rutagira akagero Imana yakunze ab'isi batayikundaga. Gutekereza kuri urwo rukundo bigira imbaraga, yigarurira umutima w'umuntu maze bikamutera gukora ibihuje n'ubushake bw'Imana. Uko turushaho gushimikira kwiga kugira ngo tumenye imico y'Imana mu mucyo w'umusaraba, niko turushaho kumenya impuhwe, ibambe n'imbabazi byomatanye n'ukuri n'ubutabera, kandi ni nako turushaho gusobanukirwa neza ibindi bihamya byinshi bigaragaza urukundo rutagira akagero n'impuhwe Imana idufitiye biruta ibyo umubyeyi agirira umwana we wararutse. Ibi bise bitwereka urukundo ruri hagati y'umwana w'ikirara ndetse na se cyangwa se n'umubyeyi we. Rero urumva neza yuko urukundo rw'Imana rugera kure cyane. Urukundo rw'Imana nirwo rurehereza umunyabyaha kwihana, akumva ko rwose adakwiriye kurimbuka. Rero ingingo yatubwiraga ngo Yesu yishyuye ikiguzi naho ishoreje, noneho nawe watwunganira kugira ngo tugere ku iyi ngingo. Ni ingingo nziza iryoshye, ingingo dusorejeho rwose ifite uburyohe cyane kandi byumvikana. Hano haruguru batubwiye mu mwuka w'abahanuzi ngo mbega uburyo kwitwa abana b'Imana byatumye abantu bagira agaciro. Ibicumuro nibyo bituma abantu baba imbata za Satani. Rwose ibyaha nibyo biduhindura imbata za Satani. Ariko se ubundi nyine uhareka ibyaha agakora ibyo gukiranuka, ko Kristo abidushoboza, n'ubundi ahari nawe wadupfiriye kugira ngo tuve mu byaha, ubundi byadutwara iki?
kubera iki dukomeza kuramira mu byaha kandi Kristo yaradupfiriye ngo tuve mu byaha? kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo nawe Yesu aragushaka. Kandi n'ijambo ry'Imana ririmo kutubwira ngo nawe Yesu aragushaka. Uru rukundo rw'Imana rero rwatumye Imana icungura umunyabyaha ikamukura mu bubata bw'icyaha ikamugeza mu mudendezo. Nimureke turwishimire tube mu mudendezo. Ubundi turakomeza kuramira mu byaha kubera iki? Kandi urukundo rutubatura mu byaha rwarabonetse. Reka twakire uru rukundo rutubere intandaro yo kuva mu bubata bwa Satani maze twigire mu mudendezo. Ntacyo bizadutwara. Imana rero ibaho umugisha kandi ibakomereze mu buntu bwayo. Abo twafatanyije muri iki gitondo, Imana ibakomeze rwose, ibagwirize urukundo rubatura rukura umuntu mu byaha rukamugeza mu mudendezo w'abana b'Imana. Tugume mu bubata bwa Kristo, tuve mu bubata bw'icyaha. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Murakoze cyane. Murakoze, Imana ibahe.